ukomeye kurusha abandi bigeze kubaho mu mateka y'iyi si ni Yesu Kristo. Uyu munsi 3/4 by'abatuye isi bemera uwagabanije amateka y'isi mu bice bibiri, mbere na nyuma ya Kristo. Ntidukwiriye gukora ikosa ryo kugereranya Yesu n'abandi bantu bagiye bamenyekana mu by'iyobokamana. Abo bose batandukanye na Yesu nk'uko ijoro ritandukanye n'amanywa. Uzarebe nko mu Korani, igitabo cy'idini ya Islam, ntuzigera ubonamo izina Muhammad. Uzarebe mu nyandiko za kera z'idini rya Buddhism, ntuzigera ubonamo izina Buddha. Ariko iyo usomye Bibiliya cyane cyane mu Isezerano Rishya, usanga izina rya Yesu ku rupapuro rwose rugize icyo gitabo, ndetse rimwe na rimwe ukaribonaho inshuro zirenze imwe. Umwanditsi ukomeye witwa Thomas W.G. yaranditse aravuga ati, itorero rya Gikristo niyo myizerere yonyine ishingiye ku wayishyizeho. Ite? Yesu Kristo niwe muntu wenyine wabayeho wavuze ko ari Imana, kandi yahamijwe n'ab'igihe cye ko atari umusazi igihe yabivugaga. Ibyo yakoze birenze ibyakozwe n'umuntu wese wabayeho. Urugero nk'uwitwa Socrate, umucurabwenge wabayeho mu myaka mike mbere ya Yesu, yigishije imyaka 40 yose. Aristote nawe nuko ni mu myaka 40. Yewe n'uwitwaga Plato nawe yigishije imyaka irenga 50. Ariko ibyo bakoze n'icyo byamariye abantu byose ubiteranyije ntibyahwana n'ibyo Kristo yakoze mu myaka 3 yonyine yigisha hano ku isi. Nta wundi mwigisha wigeze abasha kurinda inyigisho ze n'ibyo yavuze ngo bibe bifite umumaro gusa. Kristo nta jambo na rimwe yigeze avuga ridafite agaciro, kandi ibyo yavuze bihoraho, biri eternel, kandi byageze ku isi yose no kuboroheje. Mu bandi bantu bose rero nta muntu wakoze ibintu nk'ibyo. Ese haba hari undi mwigisha wabuzi waba warigeze avuga ko inyigisho ze zizahoraho iteka ryose? Zahoraho iteka ryose se gute? Afite itangiriro tuzi, tukaba tuzi ngo yavutse muri uyu mwaka, apfa muri uyu mwaka. Ariko Kristo yahozeho mbere na mbere, yari Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, Jambo yari Imana. Yohana igice cya 1 ku murongo wa 1. Iyo dusomye Matayo igice cya 24 ku murongo wa 35, Yesu ubwe ku giti cye yarivugiye ati, ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazigera ashira. Kandi buri munsi tubona ibyo yavuze bisohora. Buri gisekuru kibona mu nyigisho za Kristo, rimwe na rimwe bakabonamo ikintu gishya kizima kandi gifite icyo kivuze mu kubaho k'ubuzima bw'umwuka. Iyo turebye mu bihe byose byabayeho uhereye mu bihe bya kera, inyigisho za Kristo zagiye zifashishwa n'ibihugu byinshi ndetse n'amashyirahamwe atari amwe mu gushyiraho amategeko abigenga. Amagambo yagiye yifashishwa mu guca imigani, amadini yagiye yifashisha mu gushyiraho imirongo ngenderwaho, icyo twita imyizerere shingiro, yewe n'andi mahame menshi iyo urebye ashingira ku byo Yesu Kristo yigishije. Kristo yavuze andi magambo yerekana ko yarazi uburyo ibyo yavuze byajyaga guhindura byinshi mu mateka. Nta wundi mwigisha wigeze akora ibyo. Ariko se reba ukuntu yavuze ati, ndi umucyo w'isi, unkurikira wese nazagendera na hato mu mwijima, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yohana ku gice cya 8 ku murongo wa 12. Iyo ibi bintu biza kuvugwa n'undi muntu wari we wese, byari kwitwa kwiyemera cyangwa kwivugwaho ibinyoma. Nta wundi muntu wigeze agirira isi yose akamaro nk'uko Yesu yayigiriye akamaro. Ni Yesu wenyine. Ariko nawe unkurikiye,
ibaze mu by'ubuhanga, mu ndirimbo, mu buvanganzo, mu mateka, mu bikorwa by'ubugiraneza, mu bukorerabushake no mu bikorwa by'impuhwe, byose turamutse dukuyemo ibyakozwe na Kristo cyangwa nibura ibimwerekeye, mbega ukuntu mbega ukuntu byasigara ari ubusa, byasigaramo ubusa. Yesu yarongeye aravuga ngo, iyo dusomye Yohana igice cya 2 ku murongo wa 32, Yesu yaravuze ati, nimanikwa hejuru y'isi nzihererezaho abantu bose. Iyi mvugo yerekanaga ko ubuzima n'ubumwe bw'ubukristo bikwiriye gushingira ku muntu atari ku magambo, kandi uyu muntu bishingiraho ni wa mubaji w'i Nazareti. Akenshi dukunze kubona amashyirahamwe n'amadini bishingiye ku myizerere ariko atari ku muntu. Ibi bihabanye cyane n'ubukristo. Umutima w'ubukristo ntago ari urwunge rw'amahame runaka, ahubwo ni umuntu. Uwo muntu ninde? Ni Yesu Kristo. Iyo twibutse abantu bakomeye bagiye babaho mu mateka y'isi, bidutera kumva tububashye ndetse cyane, ariko nitwumva tubakunze birenze. Reba ukuntu wenda tuvuge nka Mose Bibiliya ivuga, cyangwa Musa, yakoze ibintu bikomeye, yewe na ba Dawidi, ba Sokrate, ba Plato n'abandi benshi bagaragaye mu binyejana byinshi, ibinyejana 20 bishize. Nta n'umwe muri bo wigeze agera ku rwego rwa Yesu Kristo. Tekereza kuntu Kristo yavuze ko azashyiraho itorero. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Yesu niwe mutwe w'itorero, niwe warishyizeho, niwe ryubatseho. Uyu munsi wa none, kuva mu kinyejana cya mbere kugeza uyu munsi, itorero rirahamye. Nta wundi muntu ku isi mu bantu babayeho b'abanyamateka, ibikomerezwa tuvuga, wigeze avuga ko azubaka ikintu uyu munsi kikaba gihamye. Abasaga miliyari zingahe bakaba bakizera, bagikurikira, bacyemera, akaba ari ikintu gitanga ubuzima. Itorero. Reba imbaraga Kristo atanga, zikomeza abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abana batoya, mu murimo w'ububwiriza butumwa bwiza. Bibiliya ivuga ko bugomba kubwirwa abantu bose bo ku isi kugeza ku mpera y'isi, nk'uko iyo dusomye Matayo igice cya 28, tugasoma murongo wa 19 n'uwa 20. Reka turebe kuntu haravuga ngo, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Nta wundi muntu wigeze ubaho wagiye ngavuge ko ari kumwe n'abasize iteka ryose. Uyu munsi tuvuga niyo turi mu murimo w'Imana wivuga butumwa, duhindurira abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Yesu tuba turi kumwe nawe ako kanya, immediately tuba turi kumwe nawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndetse iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 1 ku murongo wa 8, naho tuhabona ijambo Yesu Kristo yivugiye ubwe. Aravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera n'abamanukira, kandi muzabagabo bo kumamya Yerusalemu n'Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Nta wundi muntu wigeze agenda ngasige asezeranije abamukurikiye ko bazahabwa imbaraga zo kumuhamya kugeza ku mpera y'isi. Yesu rero arihagije, arisa, niwe ukwiriye kuvugwa mu isi no mu ijuru, niwe ukwiriye gusingizwa, niwe agakiza kabonerwamo, niwe bugingo, niwe buzima, niwe mahoro, niwe gakiza, niwe byose. kumufite ahaba mu isi ya none n'igihe kizaza, uwo muntu aguwe neza. Yari mwene so Imana irumva Dedone. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha.